ngene n'urukundo nje gukizwa nihana ibyaha kugira ngo mubone ko uwo narindi we ntakiriwe sibyo icyo nshaka rero hagati ubu ngubu tuvugana nimba Noheli amasengesho ye ahabwa agaciro ku Mana ni byiza cyane nanjye yanjye agomba guhabwa agaciro ku Mana sibyo bishatse vuga ngo abakunzi ba Noheli niba mukunda sibyo buri muntu wese afite umutima we niyo mpamvu kumenye ko yanereseho niyo mpamvu mamubwira bino bintu mu mubaze Kayusi yaraniretaga kuri chat mubaze ngo sheri nk'abandi toka satana amaraso yahise akobe abandi ngiye nikundira abadamu woraza ubwira ngo sheri Kayusi yaraniretaga ariko yansabye imbabazi Kayu nongeye kukubabarira jeni Kayusi yaranterese ijoro ryose ati bebe buraratomora byadanje umva Nohe mbese ibyo bintu ko ari ibanga ryanjye nawe koko njyewe ndinda ari gukora ariko ubu ngubu uyu munsi wa none turgushima Imana ko yatugiriye neza buroso imyate yari yaraje abandi bafite amakashi y'ibijumba n'imigozi ariko Uwiteka turagushimiye MTS numva itangiye kumanuka MTS jeni witegura uri mu bantu bagiye kuza uzajya hanze ngenda guhanuriye Prophet Noel uzajya hanze kabiri njye gushaka perimi Imana igiye kuguha imodoka njye kuri kuvuga ngo busengo perimi ngo mu rukuze ngo nkange ngo imodoka hari n'abacacuru bakurenze bazitwara kuko wubashye Imana ukabana nayo ntuyikoze isoni kuri izi mbuga ngo nk'abandi bamama baje bafata bakabafata mu marogi bafatira hehe wowe Imana ikakurinduka yubahisha ndakubwiye ngo genda ushake perimi Imana igiye kuguha imodoka kabiri aho utuye Imana igiye kuhakwimura guhereza inzu nziza igeretse nk'abandi n'indaya zibona ama etage izindi zikora makwe uri kumva neza izindi zirakora makwe izindi zirura indege zikajya hanze zikajya za Dubai ntaswe wabanye n'Imana ikindi witoze ko mama mahanga kuko Imana igiye kuguha n'abandi bana uzagira imishinga. Yes, bayikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza dukurikiye muri mu bice bitandukanye mwamudukurikiye muri mu Rwatsi n'adukurikiye uri hanze y'u Rwanda bayikaze muri kino kiganiro nge nitwa Nepo turi kumwe n'abantu batatu turi kumwe n'abasore babiri tukaba turi kumwe na JENIFER mama mukunda cyane no mama dukunda turi benshi umunsi konye kutirumugisha kwa tubafite kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ku ruhande rwa hari ni buryo bwangira cyane ibumoso ubwo ni buryo bwanjye ubwo ni ibumoso bwo batureba hari umusore wambaye ishati nziza cyane muramuzi mvuze umusore kubera ko uyu munsi no umusore mbere mwamuzi ko mwamwitaga irindi zina turi kumwe na JENIFER hano rero we muramumenyereye turi kumwe na Noheli wamwita Prophet byukurabagirane ubyira ikibazo umeze neza Noheli kaduhere hano meze neza ndashima Imana ndabakunda cyane mwebwe mudukurikirana kubwije nuko bukeye ku bafana banje yego ndetse abagize icyo bakura kuri nge n'abanzi bajye sinabura kubashimira namwe kuko mutuma ngira motivation yo gukora cyane ngira motivation yo gukora ntabundi uyu munsi wa none ndabashimiye cyane rero Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Yego mpamvu tudahereye kuri JENIFER we mubaza kumumenyera bizi ko mbere habanza umugore imbere ariko nago twabyirengagije Kayusi umeze gute? Yesu ashimwe umeze neza ndashimira Imana Yesu ashimwe nese kutavuze tavuga himbazwe Yesu ashimwe ahimbazwe ya nanjye ndasuhuza abantu ni Kayusi kandi niteguye kubana namwe mu byiza nibibi abadukunda n'abatwanga turabasabira umugisha ku Mana kuko nabo nagaribo. Yego turi kumwe na JENIFER umeze neza shameze neza ndashimye urakomeye nahuye n'umukozi w'Imana wahuye n'umukozi w'Imana amavuta yakugezeho oya ntabwo arangeraho neza ataravuga indimi twagiye indimi hari umurongo umwe ngomba guhita mvuga uri kumfasha muri iyi minsi no murongo uri mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 12 Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza akageza imeruka kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo rya rindi Imana asezeranyije abayikunda. Rero reka mbwira abantu ngo niyo tutatigita niyo tutavuga indimi Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana jambo ari muri twebwe avugira muri twe agendera muri twe avugira muri JENIFER yanavugira muri Kayusi yavugira mu badukurikiye reka mbwira abantu ngo rero nimugatinde mutereta abantu mutinde mutereta Imana nimutereta Imana
izabemeza abantu. izabemeza abantu. Jennifer, uyu munsi tuyoganira bidasanzwe kubera ko akenshi twaganiraga uri wenyine ufite ibitekerezo uri gusangiza abanyarwanda ndetse hari inkuru nyinshi zitandukanye n'ubwo bagenda bagezaho, ariko uyu munsi tuyoganira muri batatu. N'uyu ni Kayusi turi kumwe, ariko araza kutubwira amazina ye bwite dukoresha. Turi no kumwe na Noheli ni Prophet mumaze kwa mwese barabazi, ariko uyu munsi mbere na mbere kubera iki uyu munsi wifuje ko tuganira nabo muri kumwe muri batatu? urabona uyu ni umukozi w'Imana, uyu nawe abijemo vuba. Ahubwo nashaka kubaza nk'abakozi b'Imana, abakozi b'Imana muba mwakiriye gute umuntu azavuga ati mvuye mu byaha, wenda ibyo nakoraga ntabwo byari bishimishije abanyarwanda, byari bimeze gute, kugira ngo twumve. Reka tuze tunahire kuri Kayusi uyu munsi tumenye amazina ye bwite, kuko Kayusi n'ubu atari ryo zina rye bwite. Ngewe amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Hakizimana Joseph. Mbere abantu banyitaga Satani Sekibi, ariko ubu tuvugana ngewe nitwa Kayusi. Kayusi ni izina niswe n'umukristo, kuko Kayusi ni izina risobanura akabuye gato ko mu nyanja ka zahabu, ariko nyine ako kabuye nyine nimboneka rimwe benshi barabizi, baze gusacinga Kayusi baraza gusanga ndi umunyamahirwe cyane. Oya wiseka wimvugiramo nawe sinakuvugiyemo, ndabizi ko abakozi b'Imana inshuro nyinshi bakunze guhanga n'abakunze gupingana. Ngewe nje gukizwa ibyaha, ntago nje nk'umupasiteri uruta abandi, nta nubwo nje nka Prophet Noel, ngewe nje nka Kayusi wa nyabo. Inaho mpamvu rero hari benshi nagiye mbona muri comment bambwira uti nguriya muntu ngo aje kutubesha ngo ari muri bwa butinganyi. Genda gira mabwire ko aho narindi umugani wa Noheli wari indirimbo ngo aho nari ntuye ngo ntago ariho nyituye. Sasa rero ngewe ndagira ngo mbwire abantu ko ntakiri Satani wa wundi ubarizwa mu byaha cyangwa wa wundi ubarizwa mu ngeso mbi. Ndagira ngo mbabwire ko ngende Kawusimusha, ahubwo bizere ngewe barebe n'ibyubu ntibarebe ibya kera. Ngewe nitwa Hakizimana Joseph. Wari umaze igihe kingana gute? Imyaka 20 ishize njyama n'abagabo duhuje ibitsina, ariko nagiye mpura n'ingaruka nyinshi, kandi society cyangwa isi yose uburyo nabigeze cyangwa ngo ruheshe isi yose cyubahiro. Gusa ni ibintu nshimira Imana kuba uyu mwaka naregera agakiza, kubera ko nimba n'indi mwuka w'abadayimoni, ariko ubu ngubu urumva ko umeze neza, nta maherena mu mazuru, nta misatsi, nta bya bikanzu, nta bya surujipe ndetse n'amakariso. Urebye ndi mushubu tuvugana, ndi w'Imana yahaye gakiza ubu tuvugana. Wimazemo imyaka 20. Wari umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Urebye iyo ndi kubara umwe ko nagiye mpura nawe, kuko nagiye ndyamana mu byiciro bitandukanye. Hari naho nagiye mbikora nicuruza, aho nagiye mbikora nyene tu nishimisha. Hari kampanye twari dufite nayo nagiye mpura nayo nkayikorera bucakara, ariko urebye abagabo maze guhura nabo ni benshi cyane, baragira nko kuri 88. Ni benshi cyane, kuko urumva natangiye mfite imyaka just 6 ndi umwana, ariko byatewe n'ihohoterwa nge nakorewe ndi umwana, kuko narezwe n'umuntu utari umubyeyi wanjye. Nabikorewe n'umubyeyi utari umubyeyi wanjye, ariko icyo gihe nari marine, nari imbobo. Urumva n'ubuhamya burebure cyane ko tugira tuvugana next time. Mu myaka 20 umaze ngo n'abagabo barenga 80 umaze guhura nabo. Uyu munsi noneho rero wafashe umwanzuro wo kwivamo gute? Bwari ubuzima bumeze gute wari urimo? Urebye ubuzima nari ndimwo ntago bwari bwiza nkuko benshi bajya bavuga ngo birimo amafaranga. Nta mafaranga ngiye nigeze mbona, ahubwo ngiye nagiye njangirikiramo, nagiye mpura n'ibibazo byinshi, ndanafungwa, ndanzira byo. Urebye ntago nta mugisha birimo, cyane ko iyo ugiye muri biriya bintu cyane barakwanga abantu, nta rukundo, nta bufasha wahabwa, ubabaye nyine akasamutwe n'ibintu byumvikana. Waravuze ngo wagiye uhuramo n'ibintu bikomeye cyane, cyakubayeho cyane muri ubwo buzima bukomeye cyane wabagamo, ukabona umunsi kikugaruka mu mutwe wawe wicuza cyane? Ikintu kingarukamwo nicuza kuri iyi nshuro, nkimara gufata umwanzuro wo kuba nakwakira agakiza n'Umwami Yesu, nkava mu byaha nkatura. Ni igihe nakorewe ihohoterwa ndi umwana muto cyane, nkasambanywa n'umugabo unyitanga umwana we, nanjye mwita papa, ambwira ngo agiye kumfasha mu buzima bw'urugendo, kubera ko nta buzima nari mfite icyo gihe, nari mbayeho nabi. Yarankoreye ibintu byamfurami, mbura ubona kira, amfungiranye mu nzu kuko yarantunze, nta bundi buryo nari mfite bwo kutaka. Nsanga nyine umubiri wanjye yawangirije
bimwe tuvuga mu myanya yacu nyene ku buryo ikintu ndi kwicuza kugeza ubu tuvugana ari ukuntu yanyangirije mu myanya yanjye y'ubugabo ku buryo ntashobora kubana n'uyu munsi ntarabasha kwitunganya neza ngo nongere ndemwe ubundi bushasha numve ko ntuje muri ngewe imitsi amagufa bikaba ari ibintu byatanye kandi icyo gihe ntabwo babasha gushaka umugore ngo mubane bumva nyine mu myanya y'ibanga aba bantu babageze ba nabi barahamenaguye nta gitsina gore mfite igitsina gabo imyanya nyine ndavuze nose nta bihuriye nashaka umugore ahubwo vuga ngo kubera agakiza n'umugisha sibyo kubera Imana vuba hangaha ningira amahirwe nzashaka umugore sibyo nimba narafashe umwanzuro kurekana n'abantu twahurazaga duhuza ibitsina nkafata umwanzuro kubareka bamwe nkasibanimera abandi nkabamagana abandi nkabahunga nkajya gutura mu isosiyete y'abadamu n'igitsina gore n'igitsina kobwa urumva ko nagiye mbibonamwo santima zigenda zinzamwo kuba nari nabyikonfirisi mvuze guti ni hormone katari hormone bitewe nuko nakuze nzi neza ko abagabo ariko bahura n'abagore ariko bahura nta gitsina gore nari nzi ngo gikorwa gutya nta n'igitsina gore nzi ko ari inyuma nyine niho bikorwa kuko nibyo nakuze nge niyumvamo nibyo wakuze wiyumvamo mu myaka yose wamaze waryamanaga n'abagabo gusa naryamanaga n'abagabo abo nagiye mpura nabo b'abakobwa bambwira ngo bankunze nabo bampaga pasi b'abagabo giye nishimishanye nawe cyane ko numvaga nyene kabanda yanjye iteguka ngo ihaguruke wigeze uryamana n'umugabo wubatse ufite umugore hari abagabo nagiye mpura nabo ariko n'umwe ubona huye nawe ngo wari ufite umugore yabikoraga byose kajya ku bagabo no ku bagore ariko yari afite abana babiri ubwo urumva yarateye ukwe icyo twita bisex nibasamwe none se ko habaho ngo umugabo uba wagitinga nk'umugore ubwo wagitinga mu kiye gihe njyewe icyo gihe naratera nkanaterwa ariko inshuro nyinshi njyewe narabateraga ariko nta magambo ntashaka gusubiramo kubera ko ntago byahesha Imana n'abazimu bakanagutera bise mbyumva bivuze ngo aravuze ngo yaterwaga n'abazimu nkabatera akanabatera Noheli yabi kuko bise mbyumva ngewe impamvu mbyumvishe impamvu nemubajije ngo kuba washaka igitsina gore ni ikiganiro muretse kumva Kayusi yatambukije ejo muri kivuga ngo byamusaba nk'imyaka nk'itatu cyangwa 2 kugira ngo yiyumvemo umuntu w'igitsina gore ati kuko mu myanya ye afite ukuntu nyine ngo hangiritse ngo ubu ntibyakunda niyo mpamvu nari mbivuze gusa turashimira Imana ko yamubaye hafi ikamurinda ikamukura muri ubwo buzima burangira nkunda kubwira abantu ngo nta hantu haba Imana itakura umuntu nta n'ahantu heza hashoboka Imana itageza umuntu nta n'amarira umuntu yarira Imana itamuhoza ndetse yewe nta n'igikomere umuntu yakomereka Imana ngo ibare kukimwomora Imana yacu ni nkuru ni Imana idukunda ni Imana igirira neza bari mu cyaro ikagira neza bari mu mujyi ngira ngo uyu munsi wa none kuba twicaye kuri iyi brand dutunzwe kamera duhanze amaso abanyarwanda n'isi yose kuba basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda hari abantu bahoze hano aha turi none hahoze abandi tubigumemo neza kuko nitutabigumamo neza yankunda kubwira abantu ngo Imana ishobora kukurwaza ariko inakurwaye hari ukuntu Imana ikurwaza ariko ikaba inakurwaye Imana ikakwihorera ugakora ibizaha ikakwihorera ariko aje kugushyira ku mugaragaro harabo bahanzi ba gospel batangiye guta muri yombi kubera gufata ku ngufu kandi ari abantu bagiye baririmba indirimbo nziza ibazaho umuhanzi avuga ngo bavuga ko utabyara ariko si wabibatumye ubwiriza ubutumwa bwiza turava mu murongo burya umuntu arihanurira munako kwa turajye va mu murongo harinjira mu ndi Imana igati gucomoramo wowe ikinjiza mu ndi si nibyo gusa ariko nawe wibuke wari umupagaye nawe ntago wemeraga kwijuru ribaho nubwo wemeraga Imana wibuke ko nawe wikoreraga ibitoke n'imizigo bijyana wibuke muri ya kariti wabagamo amateka yawe ndayazi reka musubize ariko ntago ariko icyo nshimiye nuko yakijijwe nawe ari umupasiteri ntago nigeze nkora ibyaha by'indenga kamere nk'ibyo wakoze kuko impamvu mvuga we warategwaga ukanatera ariko njyewe tuvugana none ahangaha njye Prophet Noel nuko nabuza ababyeyi mfite imyaka 7 nta data na mama nkarirwa n'abantu b'abaturanyi cyangwa se babagezi ba neza kandi urabizi ngo umwana wundi abishiki inkonda ntabwo ahantu nabaye bari kumfata neza nkuko bafataga abana babo wenda Edison ku buhanga bwa kamera ari ibyo azi kuri ngewe byinshi arabizi uretse nyine nsoze wowe kibazo ri kwihuta kandi iyo utinze ureba muri televiziyo Kayusi uragonga akamaro ko kugira ngo
iyo utinze ureba hahiseho umuntu cyangwa hahise hawe birangira usubiye inyuma ngereka nkubwira impamvu uvavuze ngo nari umupagani ntabwo nari umupagani cyane nge nasyagaga bimwe byo gusyaga kugira ngo mbeho bitewe n'ubuzima bubi nakuriyemo ariko nkawe aho umariye guca ubwenge ukamenya ko icyaha cy'ubutinganyi isodomu n'igomora aricyo cyaha cyatumye Imana igira uburakari igatuma Aburahamu ngo genda barabura bambwirire ngo nduwiteka nje kubarimbura nibatihana aho ugiriye ubwenge ukabuca kuki utabivuyemo ngo ngo mbivuyemo ahubwo ukaba warabikomeje icyakora ndashimira Imana ko hari ijambo rivuga ngo mwabwoko butagondwa ijosi imwe ndashimira Imana ko utabaye ubwoko bugondwa ijosi ko uyu munsi wihannye ukagendera mu murongo w'Imana ariko Kayusi gukizwa nabi bitera umwako ibi ndabikubwiye Imana yigeze ingaraguza hagati mu bihe byashize buretse nkubwire shyira baro hasi nawe ngo ugenda gake ni tapu kuri tapu na JENIFER arakubwira none umubyeyi tapu kuri tapu urikumva neza step by step silolo by silolo tugiye kugenda gake twumvikane today aujourd'hui now kubera iki njya mbwira abantu ngo agakiza si ubwisungane bwa mituweli do sante gukizwa ni individual ni ku giti cy'umuntu individual rero niyo mpamvu ushaka kubaza Kayusi kuki aho mari gukizwa nabitera umwako niho narindi ni ibihe bya Yesu nubizamo ubitegerejemo amaramuko ubitegerejemo kubeshya ugakizwa nabi izakugaragaza tuza abapasteri benshi bajya bitwaza gusengera abantu bakesha iby'abandi bakabajyana mageregere tuza buretse gabare bakamfotora ndi kunywa inzoga icyo genza banigaragaje nabi uri kunywa inzoga s'umuntu usuyinywa tuza ariko ega ikibazo si ibyunywa ahubwo burenze umvi ikijya mu mubiri si cyo cyica utangiye kurengera ahubwo ikiva mu cyaha ndi gusaba Imana ko yabinura ahubwo ari kumvisha abantu yuko urumva ngo ngiye mu inzoga ubwo tuvugana nkimara gukizwa ninde muntu wibwo ndi kunywa inzoga wasengewe nande umushumba wakubatije ninde ninde wakwatuje agakiza n'Imana nzabatizwa n'Imana ngaho rekeraho ngaho buriya Bibiliya kugira hari umwana w'ikirara Bibiliya igaragaza ngo wavuye mu rugo kwa se aragenda aratorongera kugira ngo agaruke byabaye ngombwa akagaruka kwa se afite ipfunwe nawe uri umwana w'ikirara uri wataye Imana nawe wabahikira ariko uyu munsi wa none wabahikira ubyibuke aho nari nese nyituye Yesu yarahanyimuye ngewe nanjye aho nari nese nyituye nanjye bimenye nari ntuye mu butinga nari ntuye mu bubobo ntuye mu kiderenga ntuye mu kujyana ishati y'abandi igitoki ibyo bere nkarihanyura kubera ubuzima masura mu kabare babyita gusunda kwishimisha cyo gihe narishimishije ndasunda nibyo ko tuzi ko asunda indaya n'abagabo gatoya none wowe birenze ko wari indaya wari indangamirwa kugira ngo urabyemere wowe waterwaga ukanatera urumva ariko ibyo byose bitsindwa mu izina rya Yesu ariko bitsindwa mu izina rya Yesu hanyuma rero ibintu ujemo mwana wa mama ni inama ya nyuma ngiye nguhaye ukizwe neza nudakizwa neza bitera umwaka gukizwa nawe support ndayishaka katwumva JENIFER n'ubwa mbere wicaranye na Kayusi muri mu kiganiro n'ubwa mbere muhuye oya ntago ari ubwa mbere duhuye tujya duhurira kuri studio mu biganiro oya ntago ari ibiganiro duhuriramo mu biganiro n'ubwa mbere bicanye kuri kamera mu biganiro n'ubwa mbere twicaranye uruzi ko se kizagira akabivamo oya njye ntago nagiye mukurikirana cyane ntago nari mbizi ahubwo nabimenye ejo bundi kuri studio sibwo nabikubwiye ndakubwiye nawe kubanza narigeze kukubonaho ariko icyo wenda nabivugaho buriya abantu tujye tureka kurebera umuntu mu yindi sura ese ukizwa n'indi ese ukizwa afite icyapa ahabwa n'Imana kugira ngo tumenye ko yakijijwe buriya umuntu najya avuga ko yakijijwe cyangwa akavuga ko yemeye ahubwo tujye tureba ubufasha bushobora kumuha icyari cyatumye aba muri biriya bintu kiba gihari iki nicyo gihe cyo kugira ngo abivemo ahubwo ntekereza ko buri wese yakavuza akamaje atako ufite ipantaro yo kwambara ufite ishati yo kwambara ufite aho urara ufite aho uryama kuko uvuze ibintu byiza Imana igumugisha nkemera amashati abiri ejo uzaza uyafate ejo wanyemereye imwe n'uyu munsi nguhaye indi ubwo abaye abiri wayima kubera ko twabuze umwanya wo guhura yego uyafate unyemereye indi uvuga Imana nanjye Imana ngire neza ndi imbobo ukumva ukumva amashati abiri rwose kuko urumva ikiza kirimo iyo umuntu avuze ngo ndakijijwe we wireba ibiri hirya byutabona umva ibyo akubwira kandi iyo umuntu ajya gufasha ntareba umuntu ngo ni muremure ni mugufi nimeze gute urabizi ko niba yarambaraga ayo majipo ayo makanzu sibyo ibyo ari byo byose ibintu yakoraga ni ibyakibwa isakeneye kuba umuntu w'umugabo ese we wamwubaka gute kugira ngo uyu muntu
akomeze mu murongo arimo ejo noneho bitazamuyobera akavuga ati kuko aramutse akubitanye n'abantu bameze nka Noel bamuca intege ngo urakizwa nabo ntabwo anciye intege nta ntege ni inama namuhaga kuko gukizwa nabi urabizi hari ukuri nigeze ntambika ibirenge nkizwa nabi niyo mpamvu umuntu atinya bahore mu ishyamba nambitse ibirenge iranyibura aramutse ahuye n'abantu bagenda bamuca intege n'ubundi yavuga ati n'ubundi ko nagize ngo ndi bushimisha abantu nindamuka mbivuyemo ahubwo nkaba mbona aribwo mbaye ikigeragezo cyangwa mbaye ikibazo cyangwa mbaye umubeshyi wasubira muri bya bindi erega buriya abantu nubwo ubona turi abantu bakuru ariko dukeneye izindi mbaraga kugira ngo tubabo turi bo dukeneye abandi bantu natwe nk'uko twinginga abandi bati ukagira umuntu inama ukamutaho igihe urumva niba nawe bigushobokeye uyu mugabo gira icyo umurebera uvuga uti uyu mugabo ndamufashije muri ubu buryo nave muri ubu buzima ashaka umugore nk'abandi yubake nk'abandi urumva dore ko nabigiye ngo avuze ko waba amafaranga asanga ntayo noneho yiyubake nawe aba umuntu w'umugabo akorera igihugu n'abana azabyara bagira icyo bimarira kuruta kumurebera mu ishusho yo kuvuga ngo arabeshye niba abeshye ibyo bizwi n'Imana ariko wowe kora icyo ugomba gukora nk'umuntu umufashe umube hafi nubwo bufasha bw'amafaranga ubumuhe urumva kuko buriya amafaranga nepo aranezeza kandi akora ibintu byinshi nubwo tuvuga ngo wenda tuba dukeneye gutanga izo nama kugira ngo abantu bishime ariko abakeneye nk'ubejo bundi namubonye hari haruguru ari umuntu uri kumuha ipantaro amubwira ati dore nta mwenda ufite fata ishati urumva ejo bundi namwumvise ari kwivugira ati ngewe ubu ngubu nkurikije n'uburyo ndi kubura n'umwenda wo kwambarana nabisubiramo urumva ariko ukabona nyine n'ugufata n'ukwinginga n'ukugira ngo tutaza kumuca intege nitumube hafi duhura bwa mbere harya Kayusi nakubwiye ngo warambwiye ati wa mwana w'umusore we ko mbona uri umuhungu mwiza wafashe umwanzuro ukegera Imana ukegera abakristo bakagusengera ukikuramo ibyo bintu wisetinzemo byo kuryama n'umuhuje ibitsina n'abagabo narakubwiye ati igihe nikigera nkumva umwuka wenda Imana ikangenderera nkaramuka neza nzafata umwanzuro niryo jambo nzafata umwanzuro nibuka n'ijambo no gutabivuze bavuze ngo nubwo nanjye mbibamo simbikunze nago ikintu cy'ubutinga nanjye gikunze kubera ko ubwa mbere cyo nimba narahuye n'abagizi ba nabi bankoreye ihohoterwa ndi umwana nkakomereza ahubwo buzima nkahura n'abandi banje noneho bancuruza bucakara nkakomerezaho nkumva ko aribwo buzima ngomba kubamwo urumva ko nabigiyemwo nzi ngo birimo amaronko nk'uko benshi babivugaga nubwo benshi bagiye bansambanya n'abantu bo hirya no hino mu bihugu byo hanze ngo bambesha ngo birimo amaronko nabo mukire ariko igikomere ngifite cyuko nahuye n'uwabintangije nkiri umwana n'abanyamahanga mwagize muryama nase barahari gusa byari ibintu biri private kubikubwira nta bimenyetso ni ibintu bigoye kumvikana ariko si ngombwa ibyo si ibintu byo kurata simvuge n'amazina kuko ni n'icyaha kuko ibyo ni n'umuvumo sinshaka kongera kubigarukaho biranambabaza cyane kuko ntago bishimira icyubahiro urebye ntago rero nawe mbikunze kuba nari mbirimo buriya rero nepo urazi se buriya kino kintu ndavuze cy'abantu bamuhohoteye akiri umwana agakomerezaho ni ibintu bibaho cyane kuko no mu bana b'abakobwa burya tubibonamo cyane umwana w'umukobwa ashobora kujya gucyatwara inda iwabo batamwitaho ngo bamubwire bati dore ikosa wakoze niri umubyeyi akakwamaganira kuri akakubwira ati yo ndayishyira uwaguteye inda noneho ukikanga wagiye kuba muri ghetto muri cya gihe uri gushakisha uko ubaho ugasanga noneho waruzanye inda noneho ahubwo isi uharwarira na sida cyangwa se urabyaye ubuze icyo urya na wa mugabo agufatiraniyeho ugasanga utwaye indi ya kabiri ya gatatu nuko umuntu atangira bindushye ahubwo uyu wenda nuko yabaye umugabo urumva ariko abana b'abakobwa batubona baba babyaye kabiri gatatu burushye burya baba bafite ahantu bwahereye kuba yarabyaye ntabone umuntu umwuganiriza ngo mbwate nubwo waguye mu cyaha ariko si ngombwa ko bikomeza byara uyu mwana wasubira mu ishuri wakomeza ubuzima waba uwuriwe ntabwo kubyara bibujijwe ahubwo biterwa nuko umuntu aba yamwamaganiye kure so rero ni ukuvuga ngo uyu nguyu igihe agarukiye nicyo gihe tugomba gufatira tukavuga tuti uyu muntu ni ari mu murongo urumva ibyo kumva ko abeshya ibyo ntabwo bikureba ibyo ni iby'Imana ni igomba kumenya ikiri mu mutima w'uyu ariko twe nk'abantu turi kubona ko yarahindutse nanjye narabibonye kuko ni umwe mu bantu ngira ngo tugeze guhura kuri teke cyagenda musengera ewana turasenga arananira agakizwa kongera akagaruka ariko kugira ngo nabyemere ko Kayusi yacejejwe
abantu bagiye bamutega iminsi bakamuha icyumweru ariko ngira ngo agiye kumara icyumweru cya kabiri atambara bya bikanzu atambara bya bishurujipe bya biperike yarabikuyemo bya bintu byo mu mazuru bimeze nk'ibya satani yarabikuyemo. So reka mbabwire ni ukuri bene data buriya rega buri muntu agira hahisehe ubu nibwo impamvu Imana ntabwo ishobora kukugeza ikanani utaranyura mu butayu. Urabanza ugaca mu butayu ukanyura mu kigeragezo. Iyo yaravuze ngo izi nzira ncamo nimara kungerageza nzasohoka muri uruganda yancuze maze kumera nk'izahabu. Niyo mpamvu rero navuga ngo Kayusi komerezaho ivugira Imana. Ariko niyo utashobora no kuvuga niyo Mana udafite niyo Mana yo kubwiriza, niba udafite niyo guhanura, niba udafite niyo kuririmba, ntago wabura niyo gukora ubuprotokole mu rusengero. Ni wabana niyo gucuranga gutya ngo wige gucuranga. Yewe wanahitamo kuvuga ati nanjye kankora ibiganiro byiza byubaka imitima y'abantu, ngira abantu inama. Yewe wanavuga ati rwose ubu ngubu ngiye gushaka kurara injyamo cyangwa ngiye kuba umuyobokamana uvuge iby'Imana. Kako ntago twese twavutse, ngewe ntago nigeze niga dogitora, nta risasi mfite, ariko Imana ari gigusanga ikakwigisha ubwayo ikakwigisha ijambo ryayo, wavamo umuramyi mwiza. Hari abaruri ni kuzimu bura mu ijuru bakomye amashyi barishimye kuko wamaze kugira gute, hari aho wavuye. Kandi wumve ngo ubu nibwo ugiye kujya wahura n'urugamba. Nge ntago nakubwira ngo ahuje ngo nibwo ugiye kwishima, aho ya ubu nibwo urugamba ruje sasa, bya bindi nibwo bigiye kujya byakwataka. Ubu ugiye kurasana imyambi na satani, hahandi inzara izana kurya ukabura n'icyurya, hahandi uzabona n'umwenda wo kwambara ugashaka gusubira inyuma, ariko ukavuga ngo ntabwo nzikuro kubinyangamugayo ukavasa wakira imbere. Ngewe hari abantu benshi bamaye imyaka, bagiye bama imyaka Imana ikama, bagiye bama iminsi Imana ikama icyumweru, bakama icyumweru ikama ukwezi, bakama ukwezi Imana ikamereza umwaka, bakama umwaka Imana ikaduha mirere na mirere. Nk'urugero umwe mu bama banifuzaga kunkura nabo kuri YouTube suyu, umwe mu baba bigeze bankibura n'uyu nguyu ku rugendo kenshi. Uyu mumama arimo agakiza, arimo amavuta y'Imana. We n'umumama buretse muvuge we ntabwo ari utaramumenya, kuko mu ngiye kumuvuga ninjye muzi, kuko ndi mu bantu nanjye nakoze ibigana nankura inkuru zikomeye zimugora, ariko abatamva bagira ngo nukutwanga, ariko nge numvaga arimo imuguro. Uyu ni umumama bagira imuguro, we n'umumama witwarayira. Aba babyeyi uko ari babiri na bamwe mu babyeyi batigeze bikoza isoni kuri izi mbuga, bavuga ukuri washoka bakubahora. Kandi ni bamwe mu mama batavuga amagambo gusebanya, ni bamwe mu mama badafite ikintu cyitwa batataye indangagaciro za Gikristo, bafite ubumuntu, bafite indangagaciro za Gikristo nizisanzwe. Aba ntago bameze nk'abaninga bagiye biyandagaza abamasharireni, tera ngutere uguruka baka n'abandi bose. Oya rero ndashimira Imana ko yampuje na Jennifer Imana impumugisha ko yemeye guhura nanjye. Nshimira n'umunyamakuru urugendo, nshimira na channel ya Jennifer ko Imana iri kugenda imuzamura, iri kuyiboostinga muri iyi minsi, iri kuboostinga Wamahoro TV, iri kuboostinga ni YouTube channel. Bundi areka mbabwire ishyari ni ishuri ryanyu mu muntu yiga gatendo ku murozi. Niba nta shyari ufite jya kuri Wamahoro TV ukandi subscribe. Imana iguha umugisha. Sibyo abantu bari bazi kuzambara costume guri, bari babizi na Edison nguyu mubazi nari imbobo nawe icyo gihe hari umubyinnyi wo mu kabari, nkamubwira ngo Imana izakugira umuproducer ujye ukora ama video y'indirimbo, azaza mbeshuza niba mubeshyera, ndamubwira ni wowe uzakomera. Hari uwitwa Ben wigeze kundya cano, ndamubwira ni ukuri kw'Imana, ndamubwira uyu munsi ndagutenze nge na Yesu, nkukuye muri ADPR ubu nta kirimo, yagiye kuba wisi nk'abandi. Uwiriko ku munyamugisha, abanyamugisha ntago bavumika, abanyamugisha batuvumye imivumo itagira ingano, baturega ibirego bitabarika. Ariko umunyamugisha ni urwanyije umunyamugisha, barama agiye kubavuma aravuga ngo n'abanyamugisha bari ninda ruzi ko nzambara karuvati nkashyiraho n'imitaka karuvati, tilasi enema topiko nizango wuni dry. Ubundi daimon igisuzuguriro yicwa no kambaro kabera. Hari bituma dufashwa tukavuga imbaraga z'Imana. Subiza amaso inyuma nawe urebe Imana igukuye icyangugu, wararyamaga kubishwangara urwiri ugeze Kigali iwanyu cyangugu cyangwa se Kinyamakara cyangwa se na Nyaruguru na hehe, bagutumaga umwende mu nzu ukagenda uzunguza igishirira cy'umugano. Ariko uyu munsi uratanga retebutera ugakanda bigahita bimyasa deretebutera gashaka Imana igira neza. Ntago twa tuzi kwiborosa, wafataga igiti ukagira ngo hubu nibizi by'imigendo we tucira cyane ibyo yuri ari gukora. Ni nka biriya Nyarudinda ari gukora. Ariko ubu ngubu uyu munsi wa none turgushima Imana ko yatugiriye neza. Boroso imyate yari yaraje
abandi bafite amakashi y'ibijumba n'imigozi ariko Uwiteka turagushimiye MTS numva itangiye kumanuka MTS Jenny witegura uri mu bantu bagiye kuza uzajya hanze ngenda guhanuriye Prophet Noel uzajya hanze kabiri njye gushaka perimi imana igiye kuguha imodoka njye kuri kuvuga ngo ubusengo perimi ngo mu rukuze ngo nkanjye ngo imodoka hari n'abacacuru bakurenze bazitwara kuko wubashye Imana ukabana nayo ntuyikoze isoni kuri izi mbuga ngo nk'abandi bamama bagiye bafata bakabafata mu marogi babafatira hehe wowe Imana ikakurinda ukayubahisha ndakubwiye ngo genda ushake perimi imana igiye kuguha imodoka kabiri aho utuye Imana igiye kuhakwimura guhereza inzu nziza igeretse nk'abandi n'indaya zibona ama etage izindi zikora amakwe uri kumva neza izindi zirakora amakwe izindi zirura indege zikajya hanze zikajya za Dubai ntaswe wabanye n'Imana ikindi witoze ko mama mahanga kuko Imana igiye kuguha n'abandi bana uzagira imishinga uzarira abana batandukanye uzakomera niko Mwuka Wera avuganye nanjye ngo n'indango zirikora ubukwe zirabukora da zirabukora none se umubwire hari benshi bakoraga uwo mwuga bari twagira ngo umuntu ari kubwira man mvuye nguyu we tuza wanze unyumve ndavuze ngo n'indaya zikora ubukwe zikava mu Rwanda zikajya hanze bakaziterera amavi bakaziporopoza bakazijyana hehe bakazijyana muri Amerika zikajya Canada urumva uyu rero we wa mwana wikwigira umusesenguza ahubwo ngwino muri Yesu ubwira Imana ngo sesengura umutima wanjye kuko bivuze ngo wajya ngo hari umuntu ari kubwira ntawe mfite nawe ikibazo ahubwo ni urugero ndi kumuha ubusa Hagari ntago ari indaya Bibiliya ntimugaragaza ko ari indaya kwa Aburahamu Imana yamubwiye ngo iki yaramubwiye ngo yabwiye Aburahamu ngo irukana indaya Hagari ishoreke n'umwana wayo bigende ngewe umwana w'isezerano agiye kuvuka ari we Isaka Ishimayeli icyo gihe yari umwana uvuka mu Burayi Jackie bagiye ku murongo. Ari wiswe ya base. Jackie bagiye ku murongo. Oya Jackie Imana ishimwe ariko si ubwa mbere baba murongoye. Nubundi yavutse azi ko azarongorwa. Nje ntabwo njya nikanga ngo umukobwa ngo yarongowe. Uzi impamvu? Sinjya nikanga ngo umukobwa ngo yarongowe. Nese n'ubwa mbere. Kubera iki? Hoye. Yavutse n'ubundi yaremeye kuzarongorwa anytime. Nyine ntabwo iramushyikamo. Ese bundi kurongora nibihe? Kurongora nukuvuga ngo njewe kanaka nemeye runaka kazandongora kambera umugabo. Uburo ngo nta bindi bintu ntabwo iragira utegene. None se ntiramugeramo da. None se kuri kutubwira ko yarongowe nande nibwo kijya kurongorwa. Ngaracyari sije niko Jennifer yambwiye. Ngweki? Muri ndazikora ubukwe. Na mama yaba ari isogi. Biterwa n'igihe. Njewe sinci urubanza ariko kuba Jennifer wavuga ati ngo ntabwo iramugeramo yamugezemo kare ndavuga impeta ubu yamugezemo nanjye nibyo navuga tuvuze impeta wowe Kayusi we tuzari kutazi bya kirokoro rukubizamo ubu ngubu tuvuze impeta Jennifer aravuga ngo ntiramugeramo nje namubwiye Jennifer ngo yamugezemo ingi impeta yayimukwica ubu yamugezemo impeta yagezemo yayimwinjijemo impeta yayimucengejemo se wowe ya ni impeta nyene neza vuze impeta ko yamaze kuyambara ubu ngubu abadayimoni bahiye kuva yamugezemo byarangiye ahubwo yageze gutya aravuga ati mwese mbayi ubu yangezemo bivuze ngo rero atangiye kwitwa iki agiye kwitwa umubyeyi amazina bamwitaga mu mihanda yose agiye kumukurwaho ahahise he Imana igiye kwatwikira bakamwita n'indaya nabyumvaga naye igiye kwatwikira nkuko naye bakwitaga umuntu utera ukanaterwa ariko guterwa ukanatera n'abadayimoni nabyo ndashimira Imana ko nawe hari aho yakuvanye uba amateka yawe mabi agiye gutwikirwa haza ndi mazima meza ari kubiseka naguhanuriye amateka mabi yawe aratwikiriwe ntabwo ukiri Kayusi satani ugiye kwitwa Joseph umwana w'Imana utangira ugendere mu nzira z'Imana arabifashwamo nandi namwebwe b'abakristo no kuba wicaranye nayo kuri kamera uza amateka yarafite uri umumama dufata nk'icyitegererezo n'ubufasha bwa mbere umuhaye kuko uramuvugane yego kuba twemeye kwicarana nawe nuko hari indi sura twamubonyeho yatangiye kugera mu kirenge mu cyahise ni ukeneye kugira ngo mwicarane nawe ejo bundi nandi mu kabari ahantu mu kabari niho narinde ejo bundi anywa kamwe nta kibazo wica urubanza tuza ntabwo uzi icyo nenge kuvuga ikibi ni ugusinda tuza niba utangiye gukizwa suka buri gukizwa nabi ngaho mva umwana wawe byari kuvuga mama tuza wa mwana we tuza nyine ngo tuza mpora mpajya ari ijwi ry'Imana ngiye ngo jyayo
nkwereke ndashaka kukwereka ko warambwiye ngo nzaguhuza n'abantu mudahuje uruhu genda nkwereke Imana ngo ujya ku Gisozi njyayo mageze irambwira ngo ese ni hehe unjyanye kwambye kuzamuza n'abo tudahuje uruhu ngira ngo igiye kunjyana ahantu byibura ndahura n'abazungu iramye ngo injira muri ako kabari singavuze izina ndinjira nsanga abantu kubyira bambaye ukuntu barimo barasunda Imana iramye ngo dore barana bagukuyemo nkugira umuntu uzigisha imitima y'abantu benshi bagahumurizwa icyo gihe nasanze fireman ijwi riramye ngo genda umuhanurire ntabwo nkubeshya rubu nguhaye ko mpamaga ngo Prophet Noel mwarahuye araguhanurira ndamuhanurira fireman na Majide Buraka yarahari na Skaitwa Bagahe yewe hari na Kenisoro Imana iramye ngo genda ubabwirize nakubwiye ko nzaguhuza n'abantu mudahuje ndababwiriza mbabwira imbaraga z'Imana baravuga ati Yesu aguha umugisha rero niyo mpamvu nshaka kubwira abantu ibi bintu na ahantu hatazava umugeni tureke guca imanza ngo turye guca imanza ko mwipanza akazi ko guca imanza iyo njyana mwayihawe nande mwaretse Uwiteka ureba aho abantu batareba akaba ari wowe wenyine uzaca imanza nkawe wa mwana we uje mu gakiza uri mushya uri intama rego uri intama yakonyotse buriya reka ngusobanurire rero bagiye kukunga buretse ngusobanurire Noheli sinzi impamvu uri kumutsindagira mu gakiza mbere yuko aza mu gakiza ari kuba umuntu umunyarwanda wuzuye utandukanye n'ubunyarwanda yari afite urumva yego we uri guhita umwuriza amayesikariye sibyo icyambere na mbere n'abagabo b'abanyarwanda bubatse bashatse ngo bafite akazi kandi badakijijwe nabo bitwa abanyarwanda kandi b'inyangamugayo ashobora kuba atari muri ako gakiza wowe uri kumubwira ariko ari iki ari mu nzira yabyo ariko deje yamaze kuba umugabo mu bagabo urumva kuko oya n'umutima we wamaze guhinduka Noheli nawe arasesereza uri kumva ayo Noheli we wagituza tuza mama wavuga ariko mwana unashya gufugira Imana ikobarire rero we wimutsindagira gakiza urumva ngo nunamusanga ko aje ashobora kujya gutya akagiye umuntu umuhamagara ati ngwino duhura w'umugabo ngwino duhura mfite imyenda urumva hari imyenda ntacyambara amashati abiri hari imyenda ntacyambara urumva abantu benshi b'abagabo baba bicariye mu kabari wenda akagenda atagiye no kunywa akavuga ati rero ubwo wavuye muri ibi bintu nsanga kuri aka kabara kanaka tuganire nguhe imyenda urumva icyo gihe numubona ntuzumve ko bagiye gutingana uzumve ko bagiye guhura cyangwa ntuzavuge ngo dore wa mukozi w'Imana icyambere abanje kwiyakira nukuba umugabo w'umunyarwanda ufite indangagaciro z'ubunyarwanda mbere yuko aba umukozi w'Imana kwihana ibyaha rero ntabwo bisobanura ngo kwinjira mu gakiza ahubwo yinjiye kuba umunyarwanda w'umugabo urumva none ibyo by'agakiza wowe icyo ni ikindi cyiciro urumva ariko twe tumukeneye ko aba umugabo w'umunyarwanda abanza umugabo akire n'ibikomere nibyo hanyuma ukire n'ibikomere kubyakira hari ahantu baba barahagize cyane niko hagenda hagira ikibazo bura ukeneye gukira ibikomere by'umutima n'iby'umubiri wawe byahandi nawe ugasanga warakomeretse nawe aravanga oya ariko se JENIFER nawe utazangira kasamuto Noheli ronge nunyita umwana wakomeje kubivuga cyane kandi umwana mu gakiza ariko jewe menya ko ntari pasiteri ntabwo ndi kwita pasiteri ntabwo ndi kwita prophet jewe nakubwiye ko nihana ibyaha nakoraga by'ubutima warababariwe narababariwe n'Imana nakira agakiza n'umwami Yesu mbabwira ko nahindutse abari banzi nka Satani ubu bamenye ko ndi umwana w'Imana wakoraga ibyaha ugomba kugendera mu nzira y'agakiza kandi nibinashoboka nzaba prophet nibinashoboka nzabatizwa nkuko bivuze pastor Claude zakubatize rwose rero vuba ahangaha ndabatizwa mubone yuko ntakiri wa wundi ese ababyeyi barabyishimiraga n'abavandimwe ababyeyi banje ntago bigeze babyishimiye cyane ko bamwe bundi suburire banziho nubuhe uburire cyambere cyo ntago ribo banditse narebwe n'uwo muntu w'umugabo wankoreye ibyo bintu byafurana ibyo nabyo ni impamvu ubwo rero uwo mubyeyi yaragiye sinzi nimba barabibonye dore ko abantu bose babimenye banabibonye ariko uko byagenda kose ntago byaba byarabishimishije kuko nanjye ubwanjye ntago nigeze ngira umutima wo kuvuga ati reka njye kubashaka ko n'ubundi bari bantereranye baragiye nakomeje ubwo buzima iyo wajyaga muri quartier saho uvuka babonaga bagufata gute ntago nigeze njyayo maheruka nkiri umwana nkiba mwiyo quartier narahuye n'uwo mugabo wanderaga nitaga papa atari umubyeyi wawe hari kimwe busabe JENIFER
muri iki kiganiro Jennifer uri umuntu ufite amavuta y'Imana no gutahana urutiti ariko nzi ko uri umuhanuzi ndashaka uze kumbabarira usengere Kayusi muri iki kiganiro umva ikintu cya mbere nyine banza unyumve umusabire igikundiro kuko ubaka kanya nta mukobwa yatereta nkamuhemere impamvu niye umva impamvu yahitagerwa akavuga ati se Kayusi buriya ko numva ngo Feriya ngo zaracikataguritse ngo kati akagirwa bati Kayusi bukoko se ko Noheli bavuga nkazi wigeze ujya mu myanya yanjye inyuma mu kibuno nuko wabivuze ku kiganiro aho hari aho wabivuze nyine ariko kubera amavuta y'Imana ari kugenda haterana kukira neza nese kuri ko umukobwa atanyiza nimba navuye mu bagabo duhuje ibitsina ubivuze ko nahura n'umukobwa bivuze ngo rero abaka nimero tuzege dukora igitana oya nta nimero wemereye gutanga kubera ko dore impamvu nta nimero wemereye gutanga ushaka nimero si cyangwa ushaka abantu nakubye ati ushaka Imana cyangwa ushaka abantu nimero nzivuza kubera ko waruvuze ngo nta mukobwa nemere oya buretse gatoya ibya nimero ni nyuma y'igikara hano nago public ayo batangira nimero wapi banza unyumve neza wowe nari bindayitanga buretse ariko tuza kucyo tsimbare kuri nimero nawe uri gutsimbara ku kibuno oya buretse gato yewe uyu munsi wa none Kayusi narabikubwira ijambo mandi kubwira muravuga ngo gukizwa n'ibitera umwaka nukizwa nabi aho ni wabarakijwe kubera ko babonye inzego z'umutekano zitwa z'ubugenzacyaha RIB zavuze ko tutagishaka abantu bigeze akasa mutwe basebanya bavuga ibyaha nyandagazo kavuga ati ejo batazanjyana nyuma y'ibikuta bine we tujoboramo imyenda kavuga ati mbivuyemo uje ukurikiye Yesu cyangwa n'ubwoba wagize uretse ngusubiza aho hantu ndakubaza nanye n'abo twahuye buriya ugiye kuvuga ngo niyo mpamvu nta muntu wese ukizwa adafite impamvu urumva n'umukobwa niba muzashakana mugabana ntago muhura mufite aho mwahuriye urumva buri muntu wese arakubwira ati ngiye mfite impamvu nakijijwe kandi inzira z'Imana zirenga 1000 ku muntu urumva ubwo rero niba gukizwa kwangiye kuri muri gereza nose ntabajya muri gereza bakavuye barakijijwe iki badakizwa mbere yuko bajya muri gereza sibyo rero niba Kayusi nawe yarakijwe ko leta hari icyo yavuze urumva ubwo niyo nzira y'Imana yaciyemo ubundi se nuko cyangwa ubugenzacyaha butagenzuye ibyo bintu mbere yose mbikora we rero wibyitiranye nuko yagize ubwoba ahubwo nawe ni impamvu nkuko nawe ufite impamvu yatumye ukizwa njyewe nayo ufite njyewe ubu nukuvuga ngo ahubwo munyitega ubukwe bwanjye bugiye kuba JENIFER ugomba koza bamanifu ugomba koza bamanifu ugomba koza bamanifu ugomba koza bamanifu ugomba koza njyewe hari indirimbo ndi umunyarwanda nukuri ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda nukuri ndi umunyarwanda yewe bambe hajye ngo ni yego bambe shenge ndi umunyarwanda oya nukuri ndi umunyarwanda umugore tuzabana ni impanga nge Imana yarabinyeretse impanga umuhungu n'umukobwa byihuse umugore tujye kuzabana kandi ntabwo ari hano hafi njye umugore wanjye agomba guturuka ahantu kure akaza rutema ikirere JENIFER bagoreza ikamba ry'uko uri mama wacu Kayusi niwitwara neza uzanyambarira urabyishimiye ntubyishimiye arabyishimiye utabyishimira mu bishokora ese nta mushiki wawe ufite ngo umumuhereze ko oya reka nkubwize ukuri si ukubeshya nta mushiki wanjye nkigira nuwo nari mfite nawe baranyirukanye umugabo akajya nkuramo akanyara baza Edison ngo twaragangikanye kwa mushiki wanjye umugabo agata yasinze njyamye ku muryango bagakuramo agahita nyaraho akanyaraho inkari z'umusinzi none kwa jira na Yesu ako ndashima hari bikomere ngira nkumva narira we ariko nibutse imizi ya cyane ndambari witeka amaboko nawe nibikomere byinshi buriya nagira Pastor Claude ngo tujye tuganira mbwa ati wa mwana we ni bantu barihangana ubugukizwa gutya Pastor Claude bura numwe mu bantu bambaye hafi batuma ninyuka menye uwondi we ariko ntuyo JENIFER nari mukumbuye JENIFER mushiki wawe se nta nishuti ufite se ngo ye Kayusi aya reka mubwize buri suku kubeshya ubu none Kayusi ntarakomera ngiye kuburyo nahita murangira inshuti yanjye y'umukobwa tuziranye ntabwo arakomera mu gakiza ariko ntago ari mu gigakiza amavuta Noel yemera Rwanda ahubwo yanjye ntago nyancira umuntu urubanza
cyane ko burya uyihoreye aho ngabike kandi ngiye sinyapfa kuvuga ibintu byinshi sibyo mvuga ibintu bindimo kandi nkavuga ibintu ngewe nasoza nkavuga ibintu mpawe n'uwiteka nanjye ubwanjye kuko Imana nishobora byose sibyo nubwo wenda hari biri kuvuga ati Kayusi ngo gukizwa biragoye cyangwa ngo ashobora kuba ari kutubesha sibyo icyambere cyo ntago nje gukizwa ngo mu amafaranga icyo nkeneye ni urukundo nje gukizwa nihana ibyaha kugira ngo mubone ko uwo narindi we ntakiriwe sibyo icyo nshaka rero hagati ubu ngubu tuvugana niba Noheli amasengesho ye ahabwa agaciro ku Mana ni byiza cyane nanjye yanjye agomba guhabwa agaciro ku Mana sibyo bishatse kuvuga ngo abakunzi ba Noheli niba mukunda sibyo bitewe n'amagambo avuga meza bubaka nanjye nkagira amagambo mvuga yanjye bitewe n'abantu uko bambona bitewe n'ukuntu bari banzi bakamuna nuko bandi bagana luke ukuntu ari meze bazanyishimira so buri muntu wese raba afite umurongo wagenderaho kandi abafite n'umutima we ukuri ahagazeho buri muntu wese abafite umutima we niyo mpamvu ariko menye ko yanereseho niyo mpamvu mabubwira bino bintu mumubaze Kayusi yaraniretaga kuri chat mubaze nguye ngo sheri nk'abandi toka satana amaraso yahise akobeho abandi ngiye nikundira abadamu woraza ubwira ngo sheri Kayusi yaraniretaga ariko yansabye imbabazi Kayu nongeye kukubabarira Jeni Kayusi yaranterese ijoro ryose ati bebe buraratomora byadanje umva Nohe mbese ibyo bintu ko ari ibanga ryanjye nawe koko njyewe utangiye kubishaka ukarubanga nico nibagiwe njyewe mite nkubwirira ho ngaho ntari binanye nagusabye imbabazi ibyaha yakoze wowe wumva biremereye sibyo imbere y'Imana ntibiremereye njyewe nikundira abadamu gusa kubera yuko Imana impamvu Jennifer bundi wowe urempewe komeza ubanze vuga ngo ndemewe kandi ndi nyoko bukwe none oya urempewe byo kuvuga ngo mpabukwe se urumva ari ibintu bya danje birarenze ni ukuvuga ngo wowe umushoboreye yegerageza umubwire uyu nguyu urumva ntago ari byarangize hari impamvu eshatu zituma nkunda abadamu ndazikubwira twagiye umva mbanze ngusobanurire sibyo impamvu ibyo byaha nubwo yabikoze ukaba wowe udukurikiranye cyangwa nundi wese wikumva ko biremeye kuko n'Imana ntibyayiremereye ko yari bizi ko iki gihe kizagera urumva akavamo umuntu w'umugabo kandi ufitiye umumaro igihugu urumva rero icyo gihe Imana yihangana ibyaha bye nawe ihangana ibibasi umwenda ufite ishati uyimwe ipantaro urumva njyewe ndamuhereza ishati rwose nge se ndi umugabo mbaye ndi umugabo rwose nanjye namugabo nziza ndaziguha nziza ariko urukumva Imana iguha umugisha ndaziguha ubu ngubu rwose umuhaye icyo kwambara wabugize neza cyane kandi hari abantu baba bafite imyenda baba bari kujugunya turaza kugeraho turaza gutanga nimero ye muri kino kiganiro reka tugaruke ku bintu bitatu waruvuze hari abantu bavuga ngo Noheli kuki akunda abadamu abagore ni ba mama bacu nibo batubyara cyo ni cyambere tekereza umuntu kubyara imyaka uko twita imyaka 9 mu nda n'amezi 9 arega burangiye no kwavuga cyane nabaye akasamuta buretse ariko wowe tuza wowe amezi 9 kugendana mu nda atago nagukuremo urukumva neza ntagukuremo imyaka 9 akakubyara akakwihanganira akakurera imyaka 9 harya ni imyaka 8 n'amezi 9 so riga nyago ngiye bintu hari mama no kumvanga gusoza gira umunwa kugeza ryari cyorebere gusa munyamakuru nawe hano uri kumva hanyuma impamvu ya mbere niyo batubyarira abadamu no muri komite nyobozi nibashobora gutora abagabo batanu batarimo umumama ikindi abadamu ni beza nibo babyaye Yesu ne pari kuvuga ko yabyaye n'umudamu nico kwa kubyaye n'umudamu na Kayusi yicara nubwo rero ahombeye Imana agahombera na mama we ariko uyu munsi none avuye mu bantu bahombeye ababyeyi bungu babaye umugabo nyamugabo bagiye kuza yatera ntagazonja guterwa hanyuma ese Nohe ngiye kukubaza ko njya numva ijambo ry'Imana rivuga ngo icyaha cyose kingana n'ikindi yego ibyaha byose birangana yego ariko ari by'Imana nguru nuka bibone kivuga oya ubu Kayusi yabakurusha ibyaha arabindusha reka nkubwire ngiye Prophet Noel mvugishije ukuri ndi imbere y'Imana n'imbere y'abanyarwanda n'abanyamakuru bibireba ngo icyaha Imana yanga ni icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri imbere none icyaha cy'ubutinganyi cyo Bibiliya ikigezeho ni nko gufata umuntu ukamurimira itaka ari muzima ariko ndashimira Imana ko ibyo byaha byombi ngiye nakibikora ahubwo wenda gusambana nagira gutse nkacikwa nkaba narabikozeho ariko narihannye
kuko nakiri wa undi mugani wa mbonye kuvuze ngo ibyaha byose sinkibikora oya we icyo cy'ubutinganyi cyo toka satani mu izina rya oya ntabwo ndo waranyandikira bagitoka mubwira ibintu nakubwiye ni boom pom baf namubwiye ngo pom baf ariko usambanye ko nagwagurika gusambana ni ibintu nakoraga cyane ku basinkibikora je ntegereje umugore wanjye nzabyaza impanga nzamukwikira impanga iryo joro kagobwe mu bukwe muzaba muri kunindira nzabwa ati abanyamakuru mutahe myaka 9 muheze igisege atahe none uzatugeza mu bukwe cyangwa uzamutera inda mbi ujya nzamutera inda mu bukwe kuko njye mfite indirimbo naririmba umugore wanjye shiza 1 miliyoni wowe ubinkorera uko mbibona birenze uko njyewe nabyimagina utuma numva nkwemera nkaguma numva ko kajwi ubwo Imana yakumaye nza kugumana mu bebe move uzamutera inda mu bukwe abantu bose iryo joro ego nyenge je nkunda impanga n'umugore twabana ntambyara impanga barakasa mutwe naye afite ikibazo kandi nawe urakasa mutwe jewe Kayu mbere y'ibintu byose ndashaka Imana ibanze kumenya kuvuga munyivuge uvuge neza witonze udahubagurika nuko ureba nk'igisambo hari umuntu wakureba akavuga ati si umuhiri nimufashe araba umuntu mukuru iminsi wanyibasiye no ntago waje kumbwiriza oya narwaga tutuguma gusetsa n'abantu badukurikiranye ntago waje kubwira abantu byivuze ko navuye ahantu habi warahavuye ntago ukiri umuhiri nka mbere wowe uri mu rwenya ariko uyu nguyu ku ruhande ntago ari mu rwenya ndi seriye rero igihe wowe urimo kirabikwemerera ariko njye ntago ndi ntabwo igihe cyarimo kibemerera ababona ko ndeba ngisambo nta kibazo tokenda bishimira Imana abareba ko areba ngisambo mumuhe ari bamuhe nibyo ni impamvu navuga wenda ashobora kuba ndi kureba ngisambo naburaye ashobora kuba ndi kureba ngisambo ndi kwishimira oya nukurereka nkubwiza oya nuvuga ngo ibyo mayeri njye urabizi ko njyewe ntajya ngira ibintu byo kuvuga ngo ndabeshya ni ukuri pe ejo bundi rwose njye sinari nanamuzi ni ukuri tekereza niba ari umuntu w'umusore akavuga ati uwamfasha byibura nkabona imyenda yo kwambara yarayiboneye ngiye nkabona imyenda yo kwambara nkabona kombaho urumva ati kubera yuko buriya urumva niba hari nk'abagabo nk'abo ngabo bamuhagira bitanu akamuhereza ibyo bitanu akaba bivuyemo agiye mu yindi si itandukanye niyo yari arimo kandi murabizi nawe n'umugabo adafite ikintu cyo kwambara biba ari ikindi kibazo abantu mugira vava mu ndemere nanjye sindi kurugero ko abasheri mu ndemere banze mugani ngiye duhura bwa mbere namubwiye ngo ibintu arimo ntago ari byo soko nabanze nabwo ati gutya ahangaha n'ahangaha ntago bishimiye ko umeze gutya ibyo ubwo ati amajyepfo yose ntago bishimiye ko umeze gutya arambwira ati nanjye ntago ari njye nzabivamo kigera ikigera ndago mbyishimiye banze babwire nimero ya telefone mbere na mbere warakoze ko warabivuye ikindi Imana yarakoze kuba yaramfashije kubivamo bifashijemo n'abana bakristo twicaranye hano kandi ikindi nanjye ntiyari ngewe ni ibibazo nagize nkiri umwana mbiteramo mbiterwa n'amaramuko ariko nizera ko nta umuntu atagira kubera Imana kandi nemera ko abatemera ko ngewe ndi gukizwa ndi guhabwa umwuka w'agakiza abo ngabo bafite ikibazo ubwo sinabajajinga cyangwa ngo mbabwire uti ngo kuraje oya ubwo nibo bagomba kuvuga uti reka turebe ibye nibabona nabategusha uzavuge tuko byagira kose yatubeshe hanyuma ku muntu ukeneye kugira icyo afasha cyane nkeneye nawe amasengesho mbere ya byose ni amasengesho nkeneye aruta byose kuko amasengesho ni nayo amasengesho ni nayo ukeneye ko abantu bagufasha iki bakubasha nimero abantu bagufasha ni byinshi bwabo ndetse ni amasengesho icyo cyo cyambere kubyerekeranye n'iterambere nabyo bibamo kubyerekeranye n'ibikorwa mpuzarusange nabyo bibamo tugafashanya bisanzwe mu buzima sibyo nkuko mwagiye mu byumba ni 078 ngiye kwikuvugira 6 7 2 3 3 7 1 batazagufasha nkumva ngo wabivuyemo oya jewe nahisemo umwami Yesu je nahisemo gukunda amen okay sawa nanjye mu mpamagare kuri 0780 52 90 mu ndeme Prophet Noel bahe ibyishimo ariko urifashije oya tuza ariko njye nabo ndi kwifasha umushere ushaka ko tuganira n'umusaza kuko njye ngeze mu gihe cyo gushaka 0780 52 90 ubwo uri mu diaspora ubanza plus 250 ugahita umamagara
iba kuri WhatsApp ukavuga ati Prophet Noel urumva ushaka gushaka nimbona uri mwiza uparitse fresh turagenderamo mu izina rya Yesu gendera kuki wasenga oya ntisengewe kuri ngo nshaka inzererezi yo mukaba yo mu nzu y'Imana ibeshya Imana ngira senga idasenga nashaka umuntu udasenga nzahindura kuko umuntu udasenga ejo wamwerera imbuto agakizwa ariko umwe mu rusenyo nyira ndabizi shyomoke nta kintu mwavugana arakuvuga ati nasenza yirindwe we murya nanjye ndahazi nanjye kanyarira ndahazi agahita yifata nk'agakombe k'ababebe ariko njyewe nagira ngo mbwire abantu bankunda abantu munkunda mwari munkumbuye ku rugendo ewa uyu munsi wa none mugiye kujya mumbona reka mbashimire ku kiganiro cyiza turi kugirana ikiganiro twagiranye n'aba batatu abasore babiri ndetse n'umumama umwe mama mukunda cyane n'abasore mwari mumenyereye ariko uyu munsi twaganiye mu buryo butandukanye bwo twaganiraga ni Noheli Prophet uyu munsi yanabisekeje cyane anyuza muri akanabasetsa rimwe ntimukajye munabyitaho ko rimwe agira ngo museke ni Joseph kuko rero reka tureke Kayusi niryo zina ryanjye nta kibazo kiri ni Kayusi twari kumwe kugira ngo tuganire n'ubwa mbere nje dukoranye ikiganiro bitewe nuko naramubwiye ngo ntabwo nakoresha ikiganiro bitewe nuko usa ndetse nuko wambaye upfukamye Kayusi uzagerageza banze ugiye kurahira oya ndi gufukamira Imana ngira ngo nishimire bitewe n'aho yako kugira ikibazo ngo nuko kane umubare nturire kuko yize baba bari abadayimoni umuntu umwe ntabwo arira reka rino ariko reka data twese mu ijuru izina ryawe ryubahwe ndagushima ko warankuye mu nzira y'ubutayu ndagushima ko warankuye mu gihome cy'ubutinganyi data twese mu ijuru abari bazi ko nzahera nzapfa rubi ni ibintu ngushimira cyane kandi ndagusenga mvuga ko Mana wakoze n'urugendo rurerure cyane turoshingiye gutangira kwakira agakiza n'umwami Yesu nzabura n'abacanege nzabura n'abandwanya ariko ibyo byose bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo amen Kayusi gusa ndagushimiye cyane ndanabashimiye cyane namwe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane nawe JENIFER baje kuri channel yawe n'ubundi kuko ari kubona subscribe Wamahoro TV no kuri Prophet Noel baze bareba indirimbo ngiye gushyiraho nshashya mfite nyina maji umva nkubwiye ndabashimiye cyane rero ngiye nitwa Nepo ndagushimiye cyane wowe ugiye gukora subscription kugira ngo umuryango mugari wawe ujye wavatse naho ugera ndagushimiye cyane wowe ugiye kugira itekerezo utanga muri kino kiganiro tumaze kugirana n'aba ngaba batatu abantu bacu abantu banyu ndagushimiye cyane wowe ugiye kugira icyo ufashe kugira ngo uriya musore wacu ubuzima bwe bukomeze bugende neza tuzishima utongeye gusubira muri bya bindi bitewe nuko hari ibyo yabuze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nzagushimira cyane mu gihe noneho azagaruka hano ari kugushimira avuga ngo warakoze cyane wowe uri mu bice bitandukanye ufashe kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza uve mu kaga aho bwari buri ujye mu buzima bwiza ndetse gushima Imana uwo ndetse n'Imana yemera kuko Imana ntabwo yemera ubutinganyi ntabwo ibyemera ndagushimiye cyane rero Imana ikomeze kukurinda